umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire, umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gaze ashaka kwica umugore n'umwana, ngo umwana asuwe ngo baramuhanuriye. Inde wamuhanuriye? Abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore. Ngo buriya ngo umwana asuwe wawe gute se? Cyese wagiye gupimisha Edeni ukamenya ko umwana atari uwawe. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa. Ni ububwa, ni ubugwari, kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu. Ahagana ku isaa 4 n'igice bishyira saa 5 z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwa gatanu 2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi, nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yari amaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita turitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi, ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha, ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima, ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka wari ugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba, ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze. Babanje kurwana, umugabo hinjiramo undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo. Amaze gusohora uwo mugabo, umugabo aranga, bakuramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirana. Umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire, umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gaze ashaka kwica umugore n'umwana, ngo umwana asuwe ngo baramuhanuriye. Inde wamuhanuriye? Abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore. Yashakaga gukubita mu rugomo rw'umugore kugira ngo ashwanyure umugore. Umugabo ni ibintu yakoze ameze nk'uwabigambiriye, ntabwo ari ibintu yakoze ngo ari kwicuza, ko yashakaga kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe. Mu bigaragara yashakaga kwica umwana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe. Twari turimo tutambuka mu nzira tubona inzu icumbi imyotsi myinshi, tuza dutabaye usanga harimo umugore n'umugabo n'uruhinja, dusohoramo umugabo n'uruhinja n'umugore. Umugabo ariko yangiritse cyane ko yahiye. Ubu ni amakimbirane bari bafitanye, bari bari gushwana bapfa ngo umwana asuwe, ntabwo ari we ngo Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Umugabo avuga yuko Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Njye mageze vuba mamaze iminsi 2 nabasuraga nkabona babanye neza. Ubwo rero turyamye twumva abo hejuru y'inzu bari gutaka ati inzira hiye. Ubwo twe twakoze ubutabazi bwo kwiruka duhamagara abantu bose ati nimuduhamagarire polisi dutabare. Jewe nta makuru menshi mfite kuko ndi mushyashya. Twebwe twaje turwana kureba umwana, twaje urabona ukuntu twagize serire tumaze kwica umugore tumukuramo n'umwana, noneho umugabo ashaka gucikira mu idirishya riri ruguru hariya, naryo duhita turikuramo. Tumaze kuyikuramo idirishya tumaze kuryica naryo nyine umugabo duhita tumufata kugira ngo ataducika. Cyane twamanje gushakisha ubuzima bw'umwana, kuko umwana nawe wari ugoranye cyane. None bibaza umwana w'uruhinja utaragira n'amezi abiri. Bari abantu bahimbaza bahanurira abantu bazarikora ku izina ry'Imana. Wese ubwo niyo wumva bahanuriye umuntu ngo umwana asuwe kandi atabada na DNA bapimye, urumva badakoze amahano. Wasanga urimo gukora ikimotari, hari n'undi uri gukora ikindi kimotari mu rugo. Ibyo ni ibisanzwe ni nka misa ya mbere. Ntawe rwose twariyakiriye abagabo, ni uguhinga abandi bahingura. Ibintu uyu mugabo akoze ibi biteye igisebo abagabo wape ntago biteye igisebo abagabo, niwe biteye igisebo. None se hari umuntu ugendera ku wundi? Reka umuntu ufite imyumvire nawe afite ubwenge buciritse. Umuntu akora ibintu ku giti cye, niyo mpamvu hari inzira ebyiri, hari umuriro hari n'ijuru. Bamwe bati kuba inzoga n'icyaha ari ukugira ngo ufate umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima no kwica umwana w'ukwezi kumwe n'umugore, no kuba wahitamo kwibera umupagani ariko ukaba umugore w'amahoro. Ubu ni ikiruta ibindi ari iki? Ubundi kwitwa umugabo bisobanuye kwihangana. Niba uri umugabo utihanganiye ibyo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, waratsinzwe byararangiye. Rwose nta kintu nakwijeza. Kwitwa umugabo ni ukwihangana. Kera twajyaga twumva abantu bakuru ukajya kumva ariko ushaka uko ndabesa nk'umwana wo kwa runaka. Ni icyo bisobanuye nyine.
abaturanyi babyarana abana basa koko nibyo abaturanyi babyarana abana basa abaturanyi babyarana abana basa ntabwo ubundi umwana avukiye mu rugo aba ari uwo mugabo umwana yavukiye muri urwo rugo aba ari uwo mugabo none rero ibintu byo kuvuga ngo buriya umwana si uwawe gute se cyese wagiye gupimisha edeni ukamenya ko umwana atari uwawe ugapimisha amasani nibwo umenya ngo umwana si uwawe umwana ni uwanjye nabundi uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa ni ubugwari kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu ashaka kugira ngo yiyambure ubuzima ndetse n'umwana n'umugore kandi urabona ko ibintu aho yihombeje ni byinshi cyane muri salo televiziyo ibiki za senti intebe byose byahiye n'ibindi ubwo rero ibintu yakoze ni iby'ububwa nta muntu w'umugabo agomba gukora kuriya ahubwo agomba kuba yanakurikiranwa n'inzego zibishinzwe bagakuripereza yasanga icyaha kimuhama akabasha guhanwa akurikirana amategeko niba abapasiteri bo mu macance ntabwo ari bo bapasiteri ubona baba bahamye ni nk'uko n'umuntu ashobora kubyuka mu gitondo afata bibiliya agashinga itorero agashinga idini akabona abayoboke ariko mu bigaragara nibo bapasitoro ubona bo mu macance biyo ngiyo birirwa bahanurira abantu. Twavuganye n'umugore wa Bowazi watabawe n'abaturage bwangu bakamucisha mu idirishya ry'ubwiherero bwo mu nzu, adutangariza ko yari arimo guha umwana ibere agatungurwa nuko ngo umugabo yamubwiye ko inzu ifashwe n'umuriro. Ngo umuhungu wa hano inyuma ngo yamubwiye ngo mvugana ngo n'uyu ngo babana, uko wamubwiye ngo mvugana n'uwo babana ni umuturanyi. Uwo musore uvugana n'umusore mu mugenzi we babana? Ndavuga ndise ubu ngubu navugana n'umusore babana nta n'ukwezi ndamara mbyaye, urabona mfite imbaraga zo kwirirwa mvugana n'abasore. Umugabo mama gaje avuga ati yaje ndabona yarakisize cyamurakaje uwo mwihoreye ntuvugane nawe. Hashize akanya bavuze ngo none ngo bambwiye ko ngo uwo mwana ngo atari uwanjye. Nta mwana ariko kamubwire abantu bose bavuga ko umwana ari uwawe wakiturije n'ubundi ko bizamenyekana. Noneho anje asohoka hanze numva urugi rwikubiseho, njye nari mu cyumba ariko aciye hakanya umugabo anje yamaze gutegura ibyo ku meza, nasohotse muri salo afite isorori. Ono twe dukubitanira mu muryango w'icyumba, ibiryo bisa nk'ibita byitarura isorori nyine ibisa yita yizamura. Namwe nisuye urahiye ati pole kandi dushaka umuti. Bita numva urugi rwikubiseho. Hatamwe ngo shuri we ngo uziko ngo inzu yacu ngihiye. Namwana kareke ni ibikabyo bye nyine zikari no kumbeye. Ni ibikabigiye kamanze nyenyereza umwana sinzira. Kuko mitambona umuriro uri ku rugi rw'icyumba. Bitamwana harahiye. Ariko ubwana no gufata indobo ya muri dushe ngo dusuke ku ntebe kuko nizo zari gushya. Amazi atubanye make ubu nsanga mu nzu umva umuntu umaze ukwezi atarabyara ntago baratora agatege. Umunsi nsanze mu nzu mpita ndwana no kuvuga ni wenda ngiye ubuzima mbure, ariko akana ngacengeze muri giriyaje dore nkatabe hano hasi mbese nkajugunya hano hasi ndi gutabaza ati mwatabaye kinzi duhiriyeho. Ubwo rero sinzi aho abagabo bavuye mbona bambanye kari akadirishya ko kuri dushe niho nyuze sinzi ngo ibiki nanjye nisanga hano hanze. Ni amakuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Katabaro Mukasano Anyensi, avuga ko ibi bimutunguye cyane kuko ngo mu miryango ibana mu makimbirane uyu muryango atawubonagamo. Nk'uko mubibona hano duhuye n'ikibazo cy'uko hari umuturage ugize ibyago inzu ye igashya. Nanjye mpamagawe n'abaturage bambwira ko inzu yahiye, hanyuma nibwo twahamagaye polisi nayo irabasha kudutabara, ariko kugeza kuri aka kanya ntabwo turamenya icyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro. Mu by'ukuri nta raporo n'imwe nari nakahabwa yo kuvuga ko wenda baba bafitanye amakimbirane, keretse niba byaba ari bya bindi abantu babanza guhishirana, ariko njye nta raporo nari narigeze numva yuko baba bafite amakimbirane kuko no muri raporo mfite bo ntabarimo. Ubwo twakoraga iyi nkuru, Bowazi wari wahiye mu maso bigaragara ko yangiritse cyane, yari amaze kujyanwa n'imbangukira gutabara yaba we umugore we ndetse n'uru ruhinja kugira ngo bajye kwitabwaho n'abaganga.
mu gihe abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bari bagikomeje gukora iperereza ku cyaba cyatumye uyu mugabo ashaka kwikenyeza rushorera. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.